Amahoro nshuti muri Kristo Yesu, bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi ba Hope Family Ministries, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Uhoraho Imana ishobora byose, muremyi w'ijuru n'isi, ndagushimiye, ndaguhimbaje, ngushimiye ku mwanya mwiza umpaye ngo mvuge ku ijambo ryawe. Nsengera wese ugiye kuryumva, nanjye ugiye kurivuga umfashe, byose ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amazina ni Gaston Prince, ndi umuvugabutumwa, ndi umugabo, mfite umufasha ndetse n'abana. Uyu munsi tuje gusubiza ikibazo cya gatanu mu gibazwa na benshi, kigira kiti abana b'Imana ni bande? Ubundi abana b'Imana ni bande? Dusome Yohana wa mbere ibice 3 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Haravuga ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma ab'isi batatumenye kuko batayimenye. Kabiri haravuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Amen. Ubusanzwe abantu bose ni ibiremwa by'Imana. Abantu bose ni ibiremwa by'Imana, kuko mwibwike ko Imana yaremye Adamu, imaze kumurema ivanamo Eva, irabororotsa kugira ngo abantu bagwire isi. Imana imaze kororotsa aba bantu, cyangwa se imaze kubarema, yabahaye gutekereza ndetse ibaha n'amahitamo. Muri Edeni, umwanzi yashutse umuntu, ahitamo nabi, aba yangije ubusabane bwe n'Imana. Ubusabane bw'umuntu n'Imana bumaze kwangirika, umuntu amaze gukora icyaha, ubusabane bwe n'Imana kuko bwarasenyutse, bituma Imana ishyiraho inzira yo gucungura umuntu. Imana ishyiraho inzira yo gucungura umuntu. Yesu Kristo aza kuducungura, maze turangije natwe twakira impano y'agakiza. Niyo mpamvu umuntu wese ukijijwe cyangwa se wizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, ava mu bantu b'Imana akajya mu bana b'Imana. Reka dusubiremo. Niyo mpamvu ukijijwe cyangwa wizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, ava mu bantu b'Imana akajya mu bana b'Imana, binyuze mu maraso ya Yesu Kristo yaviriye ku musaraba i Goligota. Abagalatiya 3:23 baravuga ngo mwese muri abana b'Imana, mubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu. Kadusubiremo. Mwese muri abana b'Imana, mubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu. Mwabyumvise yuko iyo umuntu yizeye Yesu Kristo ahinduka umwana w'Imana, cyangwa se aba umwana w'Imana. Reka tuvuge ku nyigisho y'uyu munsi. Abana b'Imana ni bande? Dore igisubizo. Abana b'Imana ni abizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Cya kabiri, abo ngabo ni abaragwa b'ubwami bw'Imana. Yohana 1:12 haravuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ikindi, umuntu wese umaze kuba umwana w'Imana, hari ikimenyetso yakira, hari ubuhamya yakira mu mutima we, kuko aba bana b'Imana bahamanya n'Umwuka Wera ko ari abana b'Imana. Bagenda mu nzira, aho bari hose, bari gusenga, mu mitima yabo bahamanya n'Umwuka Wera
ko ari abana b'Imana. Abaroma 8:16-17 aravuga ngo umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Kandi ubwo turi abana bayo, turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, turi abaraganwa Kristo niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Amen. Bizera Yesu Kristo bafite inzira yabo. Aba ngabo ibyabo byose biragororotse, ntabwo banyura mu zindi nzira zigoramye nk'uko ab'isi babigenza. Aba bo bayoborwa na Bibiliya gusa. Niyo mpamvu inzira yabo ari inzira imwe, nuko Bibiliya n'ubundi Bibiliya ni imwe. Nawe niyo mpamvu bafite inzira imwe kandi bakafite umwami umwe, ni Yesu Kristo. Aba ngaba bagira inzira imwe, yabo iragororotse, ntabwo bajya banyura mu nzira nyinshi kuko inzira yabo ni inzira imwe. Abana b'Imana basa n'Imana ubwayo kuko ni ab'umucyo, ntabwo ari ab'ijoro. Aba ngaba ibyabo byose biramurika, ntabwo bihisha. Imirimo bakora, ugusenga kwabo kuramurika, ni umucyo. Ntabwo ibyabo byose, ntabwo ari umwijima. Iby'abizera byose ni umucyo kandi ibyabo byose biramurika. Haleluya, haleluya. Aba bana b'Imana bafite inzira yabo, ni inzira imwe, ni Yesu Kristo. Bizera Imana, ibyo bakoze byose, basenga, bakora imirimo y'umukristo agomba gukora muri iyi si, ibyabo byose biramurika kubera ko ibyabo byose ni umucyo. Ntabwo byihishira, birigaragaza. Nubwo utavuga, imbuto zabo ziravuga. Imirimo bakora hano mu isi iragaragara, nubwo batabivuga ubwabo birigaragaza, kubera ko ni ab'umucyo kandi umucyo ubereyeho kumurika. Iyo umucyo umuritse, umwijima nawo uhita uhunga. Reka tubagire inama. Wowe utarizera Yesu Kristo mwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, turakugira inama kugira ngo wizere umwami Yesu, uve mu bantu ujye mu bana b'Imana, kuko umwana niwe uzaragwa iby'ubwami byose. Reka dusubiremo. Wowe utarizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, turakugira inama kugira ngo wizere umwami Yesu Kristo, uve mu bantu ujye mu bana b'Imana, kuko umwana niwe uzaragwa iby'ubwami byose. Nimwakire ijambo ry'Imana, muhahe muronke. Ciao.